niko bameze kuko niba nka Irene ari umunyamakuru w'ikitegererezo abantu bafata nk'ikitegererezo akaba nkorera ako kantu urumva Irene nawe mbabarire warabinkoreye ariko hari ubwo wasanga Irene umukobwa witwa Isimbi Noeline uramuzi bigeze kumubaza ati kubera iki ukora ibintu bya niki ngo ku social media ugacuruza arababaza ngo kuki umuntu ngo yakina football agakinisha amaguru ngo bikamwinjiriza ngo kubera iki ngo kuki niki yo bitakwinjiza alright no kugira ngo ukosore ikintu cy'uburayi ushinjwa byo urabinyuza mu yihenzira ariko sindamenye ubwo buraye kuno bumeze hari uburaye buratanduka imbyino zanjye zirimo uburaya se man sometimes njya nibona ndi kubyina nazunguje nk'ikibuno nagikaraze azabareka nkubaze gwibye n'uyu uri kubivuga we nasonogera ngo wibona azunguje nk'ikibuno ko nzunguza ukuguru se kubera iki nazunguza ikibuno bisa ubonye binsabye iminota ingahe Yeah. Iracyari Good News TV nk'ibisanzwe ebana ni amakuru ya buri munsi. Abari hanze y'igihugu ubwo ndavuga hanze y'u Rwanda bari mu mpande enye zose z'isi ngira ngo murabona icyo mfite imbere yanjye. Mafite umusore w'ibigango koko. Ufite utwanwa koko dufite fresher. Fitibo. Yo. Iracyari Action Driving and Language School ukeneye kwiga indimi permis provisoire mu gihe gito cyane. Ni kwa kundi muba mubizi nyene no kunyarukira mu mujyi muri Chic mu nyubako ya Chic muri flow ya mbere mu muryango wa 45 se cyangwa se ukatugana hano mu Giporoso munsi ya Feruje ahazwe nka Sari Motor. Fitbo. Yeah. Iminsi myinshi. Myinshi cyane. Meza bitese. I'm good. Fresh air no zavuye. ni kanu ga klima kari yanze ibintu ni bombo club. Abo bitari kugenda neza se klima ntago bayigezemo. Abo bitari kugenda niyo mpamvu isi twisi ubaho neza ejo ukabaho nabi. Mbese isi yakuguye neza wowe. Oya ntago ariko nabivuga ariko muri cyangwa hari irindi banga. Oya nariyakiriye niryo banga. Nariyakiriye iki? Nariyakiriye ndavuga ati nyine bagarira. Fitboy tukuzi mu bintu byinshi. Tukuzi ebana ukora akazi kenshi umeze nk'undi muntu navuze. Mfite akazi kenshi gakomeye. Ngaho urabyina, ngaho uraririmba. Yeah man. Urumva. Okay, ivuge nk'umusani ko kubyina byo ntago byapfa gukunda ariko nk'umusani ufite ikivugo cyawe wituhereza abanyarwanda kugira ngo bahite bakumva akazi kawe. Yeah. Twagiye. Ejo ngo sinzi bakirwa uko wankundaga nubwo wambeshyaga iyo bikoreye ikima baby oh no yeah bad boy fit boy ongera ukubitana uri kuvuga ngo wo no ako kantu kari gutangira nagaki agakanga abantu ubundi agakantu mu bintu byo kuririmba ari ikintu bita gutsindagira ikintu babyita gutsindagira ikintu wanguje gutangira ngo wo no ngahita mvuga no Fitbo umuziki wawe ukora ugamije iki umuziki wanjye first of all nkora nka passion cyo kintu cya mbere gituma passion bisobanura iki passion ni nk'umuhamagaro konka bisobanuye iki konka ni nko gufightinga no guhangana tukatsinda no gutsinda ni all right Fitboy umubyinnyi ushobora kuba ari mu babyinnyi ngembara nka hari abambere mu gihugu kabisa babyinnye mu ndirimbo zande nande nawe wavuze uti cyo kora iyi ndirimbo ndayihamije man indirimbo zo zimaze kuba nyinshi z'ababyinnyi z'abantu benshi bazwi mu gihugu ko nakoranye na Bruce Melody muyihe muri indirimbo ya Rena bita Game On yitwa ngo iki Game On indirimbo ya Bruce Melody yitwa Game On yeah choreographer nakoranye na Butera Knowless indirimbo bita Player nkorana nanone na Fireman nari ngabo indirimbo bita Muzadukumbura nakoze indirimbo nyinshi abana babi ya Danivo nagiye muri indirimbo nyinshi mu performance ya ba Medi ya ba Deben nakoze bivuze ngo uri cyamamare Fitbo ko abantu bavuga ngo akenshi umwuga wo kubyina mu Rwanda nta kintu winjiza buriya ntiwaba ubyinira abahetse mucezereza ngahe for real nago navuga ko abandi
kubyina ari umwuga mubi kuko hari abandi wakijije cyane ahubwo mu gihugu turimo cyangwa se location duherereyemo nubwo bitangiye guhindukamo gake ariko imyumvire yo kumva yuko umubyinnyi yakorera amafaranga nyine bumva ari basa gihobe abantu batazi ibyo barimo ntabwo umubyeyi ashobora gufata umwana ati wowe kamufate ujye kwiga kubyina bizagutunge bumva nyine ari ibintu bidafite akamaro ariko nyine uragerageza kwa kubikora kubera passion ukabigumamo niyo mpamvu n'ubu tukibiri ntago n'ubu nturansubiza ikibazo nakubajije kubyina birinjiza yes kubyina birinjiza kuko for now sibyo ngiye ubundi nunzwe no kubyina ko umuziki ntago uratangira kuntunga nunzwe no kubyina ubuzima bwawe bwose tukira aho ngaho reka mbonereho nkubaza sibyo hari event yabaye yo gutanga award urumva yitwa the Choice Award hajemo ikintu kitwa gutanga award bayiha umuntu warabikurikiranye bayiha umuntu akakanya nge n'izina rye ntajya nibuka kuba narisubiramo mu gihe nari nzi wowe nari nkuzi nzi Titi Brown nzi Jojo Breezy nabandi ariko uwo muntu bahaye award ntago nzi impamvu bayimuhaye abarwa nkaho ari umubyinnyi wa mbere w'umwaka ndakeka 2021 nizo award bari gutanga wakoze uriya mwaka bayiha uwo muhungu nari mbonye bwa mbere biriya bintu wabyakiriye gute nkawe nk'umubyinnyi wabyinnye kenshi kandi uzababyinnyi bagenzi bawe bateye imbere na Titi Brown utamerewe neza iriya hakurya iriya ahantu waturutse Imana imurinde wabyakiriye gute mbongeyo rero nabibona kuri side ebyiri nshobora kubifata kuri side inyuma ya kamera nkongera nkabifata kuri side izo side zose rero tubwira uko ubyumva ngendeye inyuma ya kamera nago award yagombaga yahawe Jojo ko bose ndabazi nababyinnyi tuziranye cyane yahawe Jojo ndi kukubaza iriya award itangwe ihabwe umuntu abantu batakigaga ko ari we bayiha hari Titi Brown hari ba Jojo hari nabande rega nawe urahari nawe umubyinnyi wabyinnye mu ndirimbo nyinshi ibyo bintu mwabyakiriye gute niki mwumva cyahinduka bongeye kuntu biriya bintu nabibonye natekereje ko ari imitegurire itari myiza ku ruhande rwa dance reka rero mvuga cyane kuko naho narebaga cyane ku ruhande rwa dance the choice rwose yarebye nabi bagombye kuba barahaye na respect Titi nubwo wenda ari muri gereza yabandikiye urwandiko wabandikiye twaje no kuko we yarazi ko award ari natwe twari tuzi ko award ari ya Titi nuvuga ngo bakagombye kujya bareba nyine ibiri ngombwa bakanamuha respect kuko Titi ari mu bantu bafite hano bazamuye iyi career yo kubyina ikazamo n'agafaranga so yarakwiriye iriya award umaze kubona kubyina bishobora kuba bitari kwinjiza no kubyinira rubanda bitagushimisha uti ngombe mbu muhanzi nge nzibyinira ambona ubivuze nawe ko kantu buvanze ubugize gutya ubona kubyinira abahanzi b'abanyarwanda nta kivamo uti ngombe nzibyinire uvuze akantu karambabaza kangombe nzibyinire ngiye kubwira ikintu cyatumye kubyinira abahanzi mbireka yako ntago wabiretse nago nabiretse ariko nago nyine nyibyinira abahanzi bose babonetse wabaye VIP naga rwango nabaye VIP impamvu ya mbere twabyinnye kuva kera ibi kugeza naho ababyeyi bwati ibyo bintu byinamo ntacyo bikumariye ababyeyi bako bwati ibintu ukora dusaba inkweto reka mbwira impamvu rero ikibazo kimwe nyine nkubwira ngo n'impamvu nayo ramvuga ati bagombye guha Titi award hari ibintu yahinduye wagendaga kubyinira umuhanzi muri video wazanye n'abandi bana runaka for example bane batanu akabahereza inote 20 muri batanu mugiye kumukora wenda video azinjiza hafi 500 ibyo bintu rero gasanga ese 20 muri batanu ni mu bigabana muratwara ngaye umwanya mwataye murepeta urugendo mwakoze umunaniro ayo mafaranga yakugeza kuki so nge no nahere mvuga ati nazo kubyina muri video zari zose zibonetse mitako gushinga n'ishuri ryanjye rya Gisaka Kids nangira kwigisha ahubwo abana bazabyina kinyamwuga ejo hazaza cyangwa ejo bundi urumva nuko niyo mpamvu nakibyina kuki wafasha abana bo mu cyaro ariko ubundi impamvu nafasha ntago ari bya bindi bakoze karyuri oya ntago ari byandi bakoze bakaryuri ko ngewe impamvu nafasha abana bo mu Gisaka bura mu Gisaka mafite umuco muremure mafite amateka manini niho wavukiye navukiye Kigali ariko ndererwa mu Gisaka urumva nandi mateka umuntu yazazana wenda ikindi gihe n'ubundi buzima bundi impamvu rero mera mu Gisaka nuko harandeze mera ati ibyo bintu bubyina ko nta kintu byinjiza ncezereza ngahe none ukabura icyo umusubiza ukibaza ukuntu umbwiye ngo ncezereza 5 ariko wowe ubikora ari ukubikunda gusa nta kindi kintu ugamije nge nabikoraga nka passion nk'umuhamagaro ariko nkaba nanzi kuririmba ahubwo ngewe
kuririmba bihenze kuruta kubyina. wowe biguhenda utinjiza. Nubwo kugira uririmbe birasaba ujye studio wishyura amanoti menshi, ujye kwishyura amavideo amanoti menshi, nujya kwinjiza winjize nothing. Kwako nta hantu ubu bigishoyemo. Ntabwo nabyishoyemo. Kubera umuhamagaro wabyo nagiye mbiza. Umuhamagaro se wande inde waguhamagaye? Impamvu naguye ko ari umuhamagaro, ndibuka ndirimba bwa mbere nahuye n'umuhanzi bita Ivanimana. Uza kumenya ko ari umuhamagaro? Nza kumenya ko ari umuhamagaro. Dufitanye indirimbo. Hari indirimbo dufitanye bita Mbombo Yamba, ariko n'indi dufitanye na Gisaka Kids itarasohoka bita Sakabaka. Nwango twarahuye, ubundi nahujwe na Ivani no kubyina. Kuko yabonye mfite gahunda nziza yo gufasha abana, abona afite abana bari kugenda babimenya kubyina neza kandi bo mu cyaro. Mbo duhuzwa n'icyo kintu, ariko aza gusanga mfite ikindi kintu cya danje. Aza gusanga mfite ubuhanga bwo kuririmba no gucreating ibintu. So ariko ibyo bintu nkambikomora mu bisekuru byacu, ko harimo abantu twagiye tugira bazi kuririmba. Nk'abantu barimbaga muri za referensi za Janine, Janine, oh Janine. Ako football. Hano hanze urashinjwa kuba uri umubyinnyi w'indaya mu babyinnyi bose bari muri iki gihugu. Ibyo bintu urabivugaho iki? Cyane ko ngo no muri video zose ubyinnye mutabura umuntu cyura. Ibyo ntago nemeranya nabyo. Hari ukuntu avuga abantu babona ibintu ngo kubyina no gutanga message. For example, hari ikintu bita danse contemporaire. Danse contemporaire ni ukubyina ibyo umuhanzi yaririmbye. Niba ndirimbye indirimbo nkumva none ngo focus, kandi kubyina contemporaire ngomba kugaragaza uburayi. Oya, sinye icyo kintu. Ntago ari uburayi, kuko contemporaire ni message, no kubyina message. Niba umuhanzi aravuze ati ndagukunda, ugomba kubigaragaza ndagukunda. Niba avuze focus, ugomba kubigaragaza nyine. Niba avuze ngo cyura, ugahita ucyura umukobwa wo muri iyo video, muri style yo kubyina. Rero naho ngamo nashaka kubyita n'abakanyita indaya cyangwa imbyino uburaya, cyangwa se ubundi genzi. Mbese ibyo ushinjwa ntago byemera. Genzi kubyinisha igice cy'ikibuno. Hari n'abavuga ngo ndi umugere, kuko abonye ko nzi gushaka. Nabyo nari bubikubaza. Ngiye nigeze kubona ka video ukaba uhagaze mu muhanda ukaburimbo wambaye ubusa, wambaye boxer hasi kabisa. Ibintu nebiki football. Ubu ntago abajama bagenzi bawe bajya bakubwira ngo uraburiza. No kuvuga ngo rero kambabwire mwabantu nk'abantu ushaka kubyina mukabigira umwuga, mukabikuramo n'amafaranga, mubikore mubikunze. None se ko umuntu abyinisha ukuguru, akabyinisha umutwe, kuki nabyinisha ikibuno kandi nacyo ari igice cyo kumubiri? Uvuze ibintu bimeze. Umukobwa witwa M.IRENE uramuzi? Bigeze kumubaza ati kubera iki ukora ibintu bya niki ngo ku social media ugacuruza. Arababaza ngo kuki umuntu ngo yakina football agakinisha amaguru ngo bikamwinjiriza, ngo kubera iki ngo kuki niki yo bitakwinjiza. Ubwo nawe nibyo ushatse kuganisha? Ntago ari byo nshatse kuvuga. Ibyo bintu ako kantu uri kuvangamo ntago ari keza. No wango, ariko urabyumva yuko ari byo warushatse kuvuga. Dore icyo nshatse kuvuga. Abantu barabyumva. Hari nk'umucamanza ushobora gusanga bimwe. Urambwiye ngo kuki ngo amaguru ngo yakora, waravuze gutega amaguru. Reka bisubiremo. Abantu dukurikiye batabyumva nabi. Ndavuze ngo niba ubyinisha ukuguru, ukabyinisha itako bigakunda, kuki utabyinisha ikibuno kikakwinjiriza? Gusa njye mbese wo muvuno wawe ni uko ikibuno kikwinjiriza? Oya, muvuno wanjye nuko mbyina byose n'ikibuno kikabyina. Bamwita fit boy. Nese fit boy. Bwa mbere ubyina ukavuga uti bigize icyo bimarira. Winjije angahe? Ndibuka rero mbyina bwa mbere n'umuntu washutize bwa mbere, ndibuka ko ari wowe. Bwa mbere njya muri video. Ninjije yari indirimbo ya Nick Dimples bita Washamoto. Bwa mbere njya muri video ninjije 3000. Ariko na video ya mbere warugiyemo? Mbo yari ya kabiri, ariko niyo yasohotse. Niyo yakwinjirije mbere cyane. Kuko iya mbere kamba iya mbere nagiyemo ya Dani Vumbi ninjije 500. 1500. Yitiki. Iya kabiri nagiyemo. Warariye se icyo gihe? Icyo gihe sinanari. Yari ya Dani Vumbi. Yari ya Dani Vumbi bayita abana ba. Dani Vumbi ntago yishyura ababyini. Ntago ari byo nshatse kuvuga. Ahubwo nshatse kuba ko icyo gihe wenda badufataga nyine nka basagihobe. Avuga yadufataga ubwo kuko ari wowe utaye yaguhaye. Wowe ntago ari njye nyine. Ababyini bose ntago yabishyuye. Urumva niba narafashe 500 ndi choreographer. Wowe wenda wari umwandaground. Hoye. Niwe watozaga ababyini. Niba ndi muri video. 500 bro.
harya ubwo umubyeyi ntago azakubwira ati ibyo bintu bimeze. Nese icyatano niyo tike yakujyanye cyangwa niyo baguhenda? Tike ngiye narijyanye n'amaguru yanjye. Uvuye hehe mwakoreye he? Bo ndwangu ngiye ubundi natangira ibintu byo kubyina nigaga kuri Club Rafiki, no natangiriye mbyina mu itsinda bita Jaba Junior. Nzamukira mu ishuri bita Jaba Junior yibyinyemo. Nayibyinyemo nitabira ibitaramo bya Badalasa, narakubize kuri stage zabo. Jaba Junior nyizi kera yari groupe yari izi kubyina cyane. Shobora kuba yari ni ya mbere mu gihugu, niyo ya mbere yatwaye. None se Jaba Junior ko yabarwaga nka groupe yabagamo abana bo mu ngagari. Wahigezemo te konze ko ntako byari bimeze. Nukuvuga ngo nyine Jaba Junior yari iftemo bari abana bazanye Rutarama, bari abana bakaze sibyo, ariko nanone nago bari abantu bishyira hejuru. Nukuvuga ngo barebaga nkanjye nge nafite character, bari baga talent. Nge mfite character n'ubu ngubu yanjye. Nge mfite character, impamvu nitwa Fit Boy. Man byari ibintu njya nkora abandi babyinnyi bikabatungura bakabona sinabyize. Nk'ibiki? Ibintu cyane ari ibintu byo muri contemporaire nshyiramo udukoryo twanjye twihariye ukabona. Ariko Jaba Junior harimo abantu baze kubyina. Of course. Harimo abahungu batera ama B-boy nka Isaac Burayi, Tumba captain wasigaye nawe yarangije kwiga nawe arahari, ariko Jaba Junior ni groupe yizwi cyane ikomeye. Kuko icyo gihe wowe yize nshobora no kuba nari nyirimo kuko njye nagiye muri Jaba Junior. Shaka kuba utari unayizi ko ndakuruta. Nagiye muri Jaba Junior ari group 2015. Ni vuba nyizi 2009. Uwo bita Isaac amaze kujya state wayifonze, hanyuma rero njye ninjiye mu ntsimbura bari kuvamo. Nsanzemo bitatu na Jihad ubu tukiri kumwe. Football nkiri kuri aho ngaho hari ikintu nibutse. Kera ibintu byari bijyanye n'imibyinire ko nabonaga bidomina cyane kuruta ibyubu. Cyari cyo kibazo, hari amagroupe menshi. None reka nkubwire rero kuri ako kantu bajishe. Kera agatwiko katinjiza niko kari karyoshye. Ndwa ngo abantu bajyaga mu bintu kubera urukundo, nago bajyaga mu bintu kubera amafaranga. Hari umutipe mu Rwanda wari uwa mbere mu gihugu, sinzi n'ibyo bintu bizi wenda, ariko ni kera zari za 2007-2008. Hari umutipe bamwitaga Ganza, bamwitaga nde, yarabyinaga ku buryo yabaga yafata amasaha agera muri 2 kuri stage mu bitaramo byitwaga bya tukabyine n'ibitaramo bya East African Promoter. Ni za tukabyine East African Promoter zari zitaraza. Yarabyinaga akaba yafata amasaha 2 kuri stage ari kubyina ari wenyine, akishyurwa nk'umuntu wa performance ari wenyine. Iki gihe nta bikibaho. Icyo gihe uwo muntu amafaranga yahembwaga icyo gihe yageze abajya muri Amerika, iwabo bari abana bo mu makire bimwitaga Ganza. None gute uvuga ngo karaga twiko ntago yari Isaac, ni Ganza, yitwaga Ganza. Yarazi kubyina yibana byina nka Michael Jackson, ibintu bya dance. Hari n'amagroupe menshi cyane ubu ngubu, ibintu by'amagroupe byagize za 6 ni za vuba rega. 6 Jaba Junior ibyo ni bya vuba, hari za Bad Boys ibintu nk'ibyo, aba good guys icyo gihe bakamishi bakibyina, barafiki bakibyina, na Miss Jojo babyina. Icyo gihe nareberaga mu idirishya gutya bakoreraga. Ndashaka nyine ngewe ungereranyiriza kuki bitagitwika nk'ibyubu. Mbo impamvu bitagitwika rero ubu ngubu industry irimo ibintu by'ibibazo byinshi. Ibibazo njye nabyita nk'ibibazo. Barakennye se naga ari ugukena cyangwa ababyinnyi ntimukizi kubyina? Naga ababyinnyi ba kera babona barabarusha. Naga ari ukara ababyinnyi tutakizi kubyina, ahubwo abantu bafite hiti naga ari bo bazi kubyina. For example wenda nkanjye w'umubyinnyi, njye nk'umubyinnyi wa mbere ni yaba Titi, ni yaba Jojo, ni yaba nge, ni yaba Jordan Kala. Yaba nde kuri wowe? Nuwango hari abandi babyinnyi bari inyuma ya kamera abantu badashaka kugeraho bitewe n'impamvu runaka. For example abo babyinnyi bafite ikibazo. Nyine bakandangiza iki kintu. For example Titi niba akoranye na Rocky, already urumva yuko Rocky filime yose azakora agomba kuvuga Titi. Urumva icyo gihe bizapromotinga Titi, sibyo? Ariko hari undi utakoranye na Rocky wenda wigishije na Titi unarusha Titi, urumva? Ariko udafite umwanya ahubwo n'ubwanga ikintu cyabaho nuko mwe mwabasanga bagaragaza. Uwo muntu kuba atazwi byamubabaza. Umuntu kuba atazwi rero reka nkwereke nago byakamubabaza. Icyo ashaka ko bajya kumuhiga se. Yarambabaje. Irene ati uretse uzajya kuri The Choice babishinzwe bro nase none ibaze umunyamakuru nk'uwo, sibyo? Of course hari ibintu twakoranye na Irene, sibyo? Twakoranye ikiganiro kuri The Choice niwe wakinkoresheje, nakoreye ikiganiro kwa Yago no mwana bunane nigishaga. So none ngiye kumusaba service kwa abandi bana bagenzi babunane twakoze video, ese wadu promotings akambwira gutyo. Hari ubwo
nzongera ubwo nzahita ngira ngo n'abandi banyamakuru niko bameze kuko niba nka Irene ari umunyamakuru w'icyitegererezo abantu bafata nk'icyitegererezo akaba nkorera ako kantu urumva Irene nawe mbabarire warabinkoreye ariko hari ubwo wasanga Irene afite nawe management afite ukuntu ibintu bye bimanagingwa niyo the choice afite abantu bajya muri ibyo ngibyo bashyira ku murongo abakora interview gute na gute ukaba wenda waramurakariye hari abantu ahubwo wagombaga kumusobanuza abo ni bande ibyo bintu yakabimbye akambwira ati rero buriya warabimubajije se umva ukuntu yambwiye ngo njye ngo nabuye nkoresha interview ngo uzagende ngo kwisibo ngo babaze ubwo yambwiye ati njye sinkoresha interview ubwo ntumubeshye yakubwiye ngo ntagakoresha interview ntago mubeshyeye kandi azikoresha nyine nicyo kibazo niyo mubwiye ati se ubwo uwo muntu harya wazirirwa wongera gutekereza gusaba umuntu ngo masapoti ibyo bintu rero nibyo bituma bamwe na bamwe mu bantu baba bazwiho kumenya kubyina cyane ukavuga ati wenda mfite n'agakaragiteri kuko banyubaha ko nzi ibintu najya guhanga ikibazo gishobora kuba gihari ntago muzi kwihiringa kunzi ubona nihiringa ko nkuzi kuki ntigeze nkubona kuri izo platforms za Rocky nkaba narabonyeho batiti kandi nkuzi nibyo nakubwiye ubu se nyine ko wowe dukoranye ubaka kanya abantu bifuza gukorana interview nawe sibyo ariko nibaza ahantu bagukura sibyo ngiye mfitanye connection nawe turakoranye sibyo it means abantu bawe bazamenya nibabona nshoboye banshyigikire mbe nda boostinze ariko nibivuze ko wundi utakumenye tuvuga ko atazi kubyina cyangwa se atari uwa mbere nicyo nge nashatse kuvuga alright none kugira ngo ukosore ikintu cy'uburayi ushinjwa byo urabinyuza mu yihe nzira ariko sindamenye ubwo buraye kuntu bumeze hari uburaye buratanduka imbyino zanjye zirimo uburaya se ariko nari kumenya neza imbyino zanjye zirimo uburaya ariko buri video yose ubyinyemo utahana abakobwa bayirimo abo bantu babivuga keretse baje nka hano bakabinshinja byo ntago byemera abo bantu sina nabazi naho iby'ubuge ushinjwa iby'ubuge rero nanjye yo sometime ndi kwireba ndi kubyina nawe ubona uri ge oya nago akoze wimvugira man sometime njya nibona ndi kubyina nazunguje nk'ikibuno nagikaraze asobareka nkubaze kuri ibyo n'uyu uri kubivuga nasonogera ngo wibona wazunguje nk'ikibuno ko nzunguza ukuguru se kubera iki nazunguza ikibuno bisa ubonye binsabye iminota ingahe nzunguza ukuguru ikibuno nakizunguza none se ibi ni ibintu bikomeye none se nyine ubwo ngubwo ubyakira gute nyine iyo bakubwiye ngo uri umuge njye rero abantu bakunda kubimbwira rero nta nubwo bambwira ngo ndi umuge barambwira ngo kubyina nk'abakobwa iyo uza kuba umukobwa byari bugende biti aho ni wasanga utanga nuza ikibuno cyawe kinjiza se so kizunguza ikibuno cyanjye kirinjiza kubera yuko nimubyumva uko nabivuze ikibuno cyanjye kirinjiza kuko hari ama event njya nitabira y'ama private kubyinisha ikibuno ukakizunguza bakakwishyura ko numva ari system ya fofo dancer ko numva winjiye muri gahunda ya fofo dance ko ari we tuzi ujya uvuga ibikorwa kavuga ati ni na private dance zini ari private party sinzi ukuntu private dance zibaho nawe ujya uzikora yo ndazikora prive ndazikora mu mbese nk'umuniga akagutumira mu cyumba agakinga oya nagaruka bimeze ngewe sinzi uko fofo biba none se dance zawe ziri prive nizi dance zanjye ziri prive ni dance mbyina nyine atari ku karubanda for example ari nkahe hanijya batari n'abahungu agiye abakobwa mumagara man uzunguza neza ikibuno uzunguza neza nta bahungu bajya guhamagara baramamagara bikagenda bite abahungu nyine ndavuga ati sorry bakaguha akazi barabama akazi sorry kambabwire ariko nibabyumva uko ndi kubivuga nibabyumva uko nari kubivuga ngo nk'umunyamerika ashobora kumamagara akavuga ati ndashaka ko umbyinira nka ruhura ubwonko ndumva nawe uretse umunyamerika n'abanyarwanda bajya guhamagara abanyarwanda ntabwo bajya kunda kumamagara cyane kuko hari social platform nkoresha idakoreshwa n'abanyarwanda bita OnlyFans yitwa bayita OnlyFans twageze kuri OnlyFans no iyo website ni yindaya uri kumva ni website yataniye abakobwa bikinishiriza aho bari bakaploadinga bageza babo 3 2 1 action wari kodinze
nukuvuga ngo OnlyFans nyene hariya nawe nyine niho nyine mba nkorera zo gahunda fitbo iyo website ya OnlyFans nta nubwo abanyafrika bemerewe kongera ibaho n'abanyaburayi gusa none wowe umunyaburayi nziranye n'abanyaburayi fitbo iyo website ko bayimbwiye bakambwira ngo ni website ngo abakobwa bakoresha bagira ukuntu nyine batangiraho amavideo ameze ukuntu uyikoresha iki bo OnlyFans rero ku bantu batayizi ukanuka umukozi niko kanyereka ko icyo cyaha kiguhama ntabwo kiba iyo website ahubwo nekereza gato abasobanurira abanyarwanda website ngewe nabwiwe ko ari website abakobwa bajyaho bakambara ubusa bagacuruza amavideo baba bafite ngo account gufungura ngo abantu bakajya bajoininga iyo account bakaviewinga video ari uko bohereje amadolari nikikora guhera kuri 5 US dollar kugira ngo viewing ibyo mvuze byose ngo numvise bambwe bayikoresha uyikoresha iki ngiye rero ukuntu bikora OnlyFans na nshyiraho video zanjye ngashyiraho n'amafoto bimeze bite nka ziriya zo kuri YouTube ziri kuri channel bisanzwe nane subwo birakwinjiza ko numvisha abo byinjiriza ukuntu biba bimeze mbo ngewe rero ukuntu bimeze ngiyeho vuba kwa kurabona na mbese ntabwo uri umu expert wa nuko ngundi kuntu ibintu bimeze nge nasanzwe mbyina kuva kera ariko narabishyira outside ngo wenda nko kuri YouTube channel yanjye amaze kugira nka video nkenye zonyine mbyina urumva no kuri OnlyFans mfite video enye n'amafoto bicisha n'amafoto ariko ntabwo ndabigira igihe kirekire uti iyo website nta munyafrika ujyaho wahigezeho ute nwango rero kandi nzi yuko ngo na hano mu Rwanda ngo hari abantu bayikoresha barahari nanjye ndimo ariko rero none se ni muri Afrika nyine kamusobanurira nwango bisaba umuntu uri hanze uri Amerika agufunguriza account ayiguhereza wowe ukayikoresha nkaho ari umuntu wo muri ibyo bihugu ari kuri ina nyine login information ziba ari zari ariko iba ari niyawe ko na password niyo urayindura cyangwa ukayigira utariko mbese mucururizaho mbega kuyifungura rega no kuri YouTube twagiye gucuruza no kuri Instagram twagiye gucuruza ni gwangano hose turi gucuruza udutangiye uko ni ibintu bisanzwe no se udumba na gatweking none se confidence ujye ugira zo kujya mu muhanda wambaye boxer hejuru nta kintu wambaye izo confidence aho ikintu kimbabaza nukuntu mbikora nshaka ngo abantu babibone niba bibone please guys mbese nge nabikuye nabibonye warabonye ariko ntabwo ari irare bombi ishaka ndashaka umuziki utunga abanyarwanda urumva niba ubyina bigutunga none se nta muntu wo mu muryango w'iwanyu urakuhamagara bakubwira ati mwana wacu kumuri ngo narabana nose ubwo nabaye igiciro uri ikinani ni ikinani ariko nawe nzakora cyane kugira mbereke yuko nyine ibyo nkora wereke yuko biriya bintu biteye isoni byinjiza ntabwo ari uko biteye isoni ase tuvugisha kuri ibi tutabeshye sibyo ari umuntu ugenda akacapura abantu telefone ku matwi ari n'ucuruza ari nanjye ufata umubiri mwiza Imana yampaye nkawambika nawambitse ubusa nkabyina yagiye nakubonye umwanya wambaye hafi ubusa ase buriya ni ubusa mbese akamwereka sibyo umutwe nta kintu wambaye igihimba nta kintu cyambaye wafunze hano ku kibuno gusa nyine amaguru yambaye ubusa ubu ngubu hari n'icyakabiri ubusa bw'umugabo ni ubuhe ubusa nyine hejuru se ubusa no hasi ni ubusa kuva kera umuco wacu tugaruke ku muco nyarwanda nitwambaraga hejuru twabaga dutumbaje icyo ni ikinyarwanda twabaga dutumbaje ubu ma iri yegeranye n'aba ntabwo ari uri gupfa gushyira kandi ushaka kuvuga ibintu bitari byo abantu badukurikiye gutumbaza si mubizi no kwambara igituza ahubwo urashaka kuvuga ibintu bitari byiza gutumbaza mutubwira abantu ni ugukuramo igice cyo hejuru ukabutumbaje nyine nta kintu wambaye gutumbaza harimo gutumba kandi ntabwo bihuriye gutumbaraza guki ubwo se ni ikinyarwanda uri kuvuga ariko menye nari umunyarwanda abantu bakera babaga bagize iki babaga nakuriye mu gisaka babaga ngo dore ngaratumba abantu bakera babaga bagize iki baratumbarazaga ubwo babaga bakoze iki
babaga batumbaje muri bageze n'ujya kuvuga ko babaga bambaye ubusa babaga hejuru nta kintu bambaye noneho babagiriraga impuhwe urareba igitsina hungu aho kiba kiri bagapfuka akantu gatoya harya ubwo ari njye nabo nindi wambaye njye mba nambaye ikabutura nziza ariko nawe aba ariyo nzira ushaka ntabwo ariyo nzira kubera yuko niba njya gym nkora siporo sibyo niba mfite umubiri wese ukora siporo uba ufite umubiri wa siporo umubiri wanjye mfite n'uwa siporo turebe kambereke akanyonyo tu nese ubwo akanyonyo umuntu wakoze siporo aba afite akanyonyo koko si urwo nituza mureke na abdominos ni akanyonyo karimo gato oya abdomin ndi umusore ariko ntabwo wavuze ko uri ingumi uri umusore ahubwo ibintu byo kuvuga ngo hariho akantu wenda ahubwo ubutaha tuzakora ikiganiro cyo kutwereka ngo izo siporo wakoze njye kuri channel yanjye hariho amafoto abantu ubwo bayafashe nabi bifite amafoto nifotoje nahennye guhena se si ikinyarwanda nahennye cyangwa ayo mafoto wakoze imijyoni iyo ucuruza kuri no ayo mafoto nayafashe ndimo ndigisha mfite isomo nigisha kuri YouTube channel yanjye ya Fitboy how to twerk nigisha abantu ko ibintu byose ukora bijyanye n'iby'igitsina gore gikora abantu bakwita umuge urumva bakubeshyera babambeshyera kandi urumva ariyo kariyeri urimo nose niba mvuze ati nzi kubyinisha ikibuno ukanigisha abandi bantu ko bakibyinisha abandi bahungu oya mwana muri rusange ntabwo ndimita ujya wigisha n'abahungu kuko nta muntu umbwira kuri channel yanjye gaza ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ni wangu nkora video nkavuga ati how to twerk for example to the beginners sibyo uburyo wa twerking ugiye kubwiga bwa mbere nkabishiriraho so uri umuhungu waza ukabireba uri umukobwa waza ukabireba uri umumama waza ukabireba ni ibintu biraho bisanzwe meya wajyona izo video meya arazireba nakakubwira tugize mba namugize kakubwira iki so mbira kubwiye nyine umwuga wo kubyina ntabwo uratera imbere binagoranye kumvisha umuryango ibyo bintu ariko nyine icyo namubwira cyo nuko ari ibintu nkora nta kindi kibyishe inyuma n'itara yanjye mba ndi kugenda develop ko njye burana mfite ibintu byinshi hari content nyinshi ndi kubategurira zo kubabyinira hari ibintu byinshi ngomba kubaha show kuko nk'ubu already mba nabukinzwe mfite bujye kubyina kuwa mbere kugeza ku cyumweru mba nahamagawe ama private party mba mfite ama meeting nitabira bino bintu ni ibintu biri international so mba mfite meeting zibura nitabira ndi hano nkitabira tukajya kuri Zoom tugahana show shake bamba mani ababyumva babyumve ibintu uyu muhungu akorera online hakose ni bibi ay bukuri kubyumva ubu magurutse hano nkakubita ikibuno ubu ngozi icyaha ubumozi icyaha uziko hari abantu bari kugira isoni bari kureba iki kiganiro isoni zikize none se hari ibintu byanditse nzunguje umutwe sinzunguje umutwe none gura kuzunguza iki noneho nkazunguza na hips yanjye ubuze muzike cya niba mfashe ugutoki gutya nkafata hano nkabyiba hips yawe hips yawe sasa ama hips nose ngize gutya bingize umukobwa se ntabwo ndi umuhungu waya tugiye twumva ibintu oyi nabire y'isoni muri make abahungu bakeneye umuntu babyinira bazunguriza ama hips n'abakobwa yego muri make ahubwo abantu bose kubyina ukore publicity ukore publicity muri publicity abantu bari mu rugo bafite irungu baba basore baba abakobwa bakeneye umuntu babyinira uyu muhungu abamama bapapa mama wari waguhamagara ngo umubyinire ndabafite cyane mfite umumama wo muri Belgique afite imyaka 40 arashaje bishoboka so anezezwa no kumbona mbyina anyishyura amadolari akambwira ati mukabyinira kuri online kuri Zoom cyangwa se kuri video call yose akakwishyura akanyishyura kandi yishyura mbere ngo gukora akazi karenze nubwo mu byukuri nyine abantu twebwe n'ubango twabyiniye kera ariko tumaze no kumenya ubu nabigize umwuga ubu ni umwuga professional dancer nese nk'umuntu nko yakwishyura amafaranga na gutyo ugasubira kubyina muri video nyine rero mubwira no mvuna kibyina mu video nge wibyina online nta muhanzi ukomeye narabyinira mu Rwanda n'abandi harabo dukorana n'izindi video ufite turi gukorana n'abantu ariko nyine
habamo amafaranga make n'uturungurungu n'udufaranga duke ntabwo ari menshi pe kuko niba nshobora kubyina oya ndabyina n'ibisanzwe kuko niba datwekinga nkavangamo kuko ndi umubyinnyi wabigize umwuga mbyina imbyino zose nzi afro dance nzi big boy nzi twerk Rikumva ikindi iyo ugeze kuri izo dance zatoye kuzwita wigira sexy man of course niba mvuze ngo nziroba ndabikora ndi ngiro ndavuze ngo nzi twerk nazo n'ubigenda n'ibintu bikomeye vuga imbuga zawe dusoze wiyamamaze kuko ubwira abantu bose bagukenera bari bugusange dusoze je abantu muri kuri iki kiganiro mu makazi ngewe mbahisho uzi kubyina robo kubyina robo okay tugiye kujya tuvuga buri mbyino n'ibyayo fit boy azi kubyina robo mubi cyane wenda njya muri ndabibi okay twagiye fit boy azi kubyina robo fit boy azi gutwerk yeah good news Tiffany bisanzwe uyu muhungu bamwita fit boy ari mu babyinnyi bagera muri bake cyane ba mbere mu gihugu nubwo hari abantu ngo mutazi n'ibikini bike ariko namubazane murebe dore nguyu muri ama video yabyinnye muri muzadukumbura video zo ni nyinshi nazivuze nyinshi cyane babwo bagira ba following mande cyafite followers bake please ya kuri Instagram ni fitboy official ya kuri YouTube channel ni fitboy official kuri TikTok ni fitboy official ku banyarwanda bakoresha OnlyFans ndamashaka no kujya muri video zanjye zirenze ziteye ubwoba ni fitboy brand kaburivuze hanyuma ubundi mukamurikira none ujye mvuna na sana ndabanza nkivuga yeah ni fit boy nimushaka tuzamugarura azana ababyine tuzana twafashe frame nini ko kiri white sibyo werekane ibikorwa byawe byose utoye king niko bimeze fit boy urakoze cyane turagushimiye ko waje kuri Good News TV mani guha umugisha urakoze namwe murakarama kandi mukomeze muduteze imbere musupportinge nese ko ugize akana keza man ndi umwana mwiza mu buzima sinywa n'inzoga n'itabi umwiki inywa fanta n'igikoma man none si ikibuno cyanjye cyazizunguza kirimo igikoma kirimo igikoma urabeho